Ya rasita inzu yari ihagaze nta kibazo yari ifite n'amabati yayaguze mu minsi ishize. Ni ukuvuga ngo niwe wayaguze? Ni rasita wayiguriye, yayaguze ndi na hano, yahasakaye ndi na hano. Hari ibindi bikorwa se yakoreragamo wenda nk'ibyamwinjiriza inyungu? Twebwe duhera dodo tukarya. Yari afite umurima w'ibihumyo nta kibazo. Yari afite n'ubuhinzi bw'ibihumyo nk'uko twabivuze mu kiganiro cya mbere. Yari abifite, yari wa muntu ukunda gukora nyine utuntu twe dusanzwe two ku mirire myiza mbese muri make. Hanyuma rasita ibikoresho, amabati cyangwa se yari sakajwe amategura? Amabati barayatwaye, amabati bayajyanye. Ni ukuvuga ngo yari ayawe se? Yarayaje none se ko ari njye wabyize. Niwe wayaguze se? None se hari undi wabinkoreye se? Niwe wabikoze. Ngo ni ukuvuga ngo harimo kugusenyera hakazamo na kesi y'ubujura. Ngira ngo nkuko mibona rero uyu nguyu nawe n'umwe mu baturanyi b'uyu muvandimwe rasita bukusanya ibyo bintu birangire. Ngira ngo murabona ko ari umwe mu baturanyi b'uyu mu rasita niko nabyita mu ndimi z'amahanga. Anyway, tubwire we ku bijyanye n'igikorwa cyo gusenyera umuturanyi mugenzi wawe. Kuki utahamagaye leta ngo ibafashe batabare? Mwiriwe neza. Yego. Banje kubasuhuza. Turakwikirije. Ibi bintu bibaye natari maremera agiye gushakisha ubuzima. Ukuru no murasta nta kibazo nagiranye nawe na gito ku buryo natari guhamagaza ubuyobozi. Nuko bibaye nahari nagiye gushakisha. Mu by'ukuri ntago nari nzi ko ibi bintu byazagera muri uru rwego gutya. Wowe uheruka kubona ryari umuturage afata icyemezo cyo gusenyera umuturage mugenzi we muri iki gihugu turimo? Biheruka kera nubwo nazi biheruka mu ntambara nuko numva babivuga kuko ntago nyizi. Ntago yize. Yego. Narenzaho. Gusa nta kibazo, yari umwana mwiza, twabanaga neza pe. Gusa aracyari umwana mwiza n'ubundi. Nta kibazo pe. Gusa umuntu waba wakoze bino bintu nawe baba baricaye bakabanza bakaganira ku kibazo bari bafitanye. Yatubwiye ko ibibazo bye byari biri mu nkiko. Nibyo cyangwa yatubeshye? Oya, nibyo nanjye yari yambwiye ko yakigejeje mu nkiko. Yari yabimbwiye ko kiri mu nkiko ariko hari nzi ko urukiko ari rwo ruzamuha umwanzuro wa nyuma, ntabwo nari nzi ko byagera aha ngaha. Rasita egeza kiriya kirago hino kugira ngo kitaza kugira. Yego, tubwire rero wowe uko ubibona. Yego, urabona uyu muvandimwe cyangwa umuturanyi mugenzi wawe ni umunyabyaha cyangwa hari ibyo atubahirije byaba byatubye basenya inzu kugira ngo nyirubasha afate umutungo we? Oya, njyewe ndi umucumbitsi, ariko kuba umucumbitsi ntabwo nashyigikira wenda ibintu by'amafuti. Gusa ibi bintu bimaze igihe badiriringa pe. Ariko badiriringa kudiriringa numva rasita mbwira ko hano yahahawe ari ubuyobozi bwari bwahamuhaye ahaheshejwe na nyirakuru. Nyirakuru nyine amaze gupfa, ibi byose bibaye ariko nyirakuru amaze kwitaba. Ni ukuvuga ngo umukecuru abakijya mumva ako kanya. Yego. Hanyuma rero dusobanurire mu byasenywe twabonye turi kubona amatafari gusa. Uyu murasita yabaga muri yanzu twita Nyiranonko. Ese aronose sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, bishatse gusobanura iki ibi bintu? Ibi ko turi kubona ibiti gusa, yarashakaje iki? Ya rasita inzu yari ihagaze. Nta kibazo yari ifite n'amabati yayaguze mu minsi ishize. Ni ukuvuga ngo niwe wayaguze? Ni rasita wayiguriye, yayaguze ndi na hano, yahasakaye ndi na hano. Hari ibindi bikorwa se yakoreragamo wenda nk'ibyamwinjiriza inyungu? Twebwe duhera dodo tukarya. Yari afite umurima w'ibihumyo nta kibazo. Yari afite n'ubuhinzi bw'ibihumyo nk'uko twabivuze mu kiganiro cya mbere. Yari abifite, yari wa muntu ukunda gukora nyine utuntu twe dusanzwe two ku mirire myiza mbese muri make. Hanyuma rasita ibikoresho, amabati cyangwa se yari sakajwe amategura? Amabati barayatwaye, amabati bayajyanye. Ni ukuvuga ngo yari ayawe se? Yarayaje none se ko ari njye wabyize. Niwe wayaguze se? None se hari undi wabinkoreye se? Niwe wabikoze. Ngo ni ukuvuga ngo harimo kugusenyera hakazamo na kesi y'ubujura. Yego.
Wa mwari muri kuganira yitwa Nshimyimana Simon, yari kuganiriza uwitwa Nirere Chantal. yego nkuko mubona rero Nirere Chantal nawe akaba ari umuturanyi uyu murasta wageragezaga kutubwira amakuru y'isanganya yahuye nayo muri iki gitondo cya kare. Turagushimiye, ukomeze ugera amahoro aturuka ku Mana. bakagira icyo bamfasha, nta kindi nakora, nanjye ubu ngubu biba byandenze, ntacyo nakora kuko urabona ko ubuzima bugiye hasi. Urabona ahangaha nanjye niho nagerageza gushakishiriza imibereho, ubona n'imishinga igiye itandukanye iri aho ngaho, urabona ko byangiritse ni byinshi. Ubwo rero ibindi byo n'ubundi inzego zifite ububasha zirakomeza zibikurikirane, nta kundi ngo ndebe icyo bamfasha icyiza muri leta igize gute. Rasta nk'uyu mugina w'igihumyo, yego uyu mbona ubu ngubu harabura igihe kingana iki kugira ngo utangire kusarura? Uwo nguwo byibuze nko mu minsi 3, urabona hari imigina kera mbere y'indi, kimwe nuko niyo bigiye guhundura nabwo ntago bihundurira rimwe. Nako nibwo bigitangira kwera, ariko nk'ejo nyuma y'ejo ejo bundi umuntu azaba atangiye gusarura. Nsarura ubu ngubu nk'uyu mugina uyu turi gukamera abantu bari kuwubona, nk'ubu uyu mugina urateganya kuwukura ubu ngubu ibi bihumyo bishobora gupima ikiro? nk'ibyo ngibyo bijeho bishobora kuba byapima nk'inusu. Bihundura mu buryo bugiye butandukanye, hari ibihundura mbere n'ibiza nyuma. Ubwo nk'iyo migina kugira ngo wenda nk'umuntu atangiza agashinga gatoya byamusaba nk'amafaranga angahe kugira ngo nibura atangize umushinga nk'uwo nguwo? Biterwa n'ubushobozi ufite bw'amafaranga. Amafaranga yose ufite n'ubundi wakora kubera ko n'ubundi nta faranga ry'umunyagara. Nta faranga ry'umunyagara. Nuko nguko bimeze. Yego nk'ako ngako rero nka kariya tureba, voilà nka kariya turi kureba, byasaba buriya karaza kwera igihe kingana iki? Akangaka ubona ukuvuga ngo mu minsi nk'itatu ndaba ndi gusarura, kubera ko ubona ibwo bitangiye kwera. Ngo rero bivuze iki? Bivuze yuko ubu mu minsi 3 hano biraba bitangiye kugira gute, ubwo ibi ngibi ndaba ntangiye gusarura. Uyu ni umugeni utangiye kweraho gutyo. Ubu nindi wowe Ama G The Black muri abantu mu by'ukuri muri bamwe mu bahanzi bafite umwihariko. Ama G The Black we afite ubworozi bw'inkoko, wenda we nicyo tuhabonye udafite. Wowe kuki utorora amatungo magufi? Ubundi ndi gutegura Tobalas Farm, gutegura ibintu bya farming. Ama G The Black ni umwihirinzi.